Imana yacu ishimwe cyane kuko iduhaye umwanya wo kongera guhura, kandi ni Pastor Gaudence Mugezi mugiye kongera kuganira muri kino gitondo. Bazaniye ubutumwa bukomeye, nakubwira ngo ubwitondere ubukurikire kugira ngo urokoke. Mana, mu izina rya Yesu, ugize neza ko mu ruhande rwacu baye igitondo cyiza cy'umugisha, natwe turanezerewe. Nimushyigikiye muri iki kiganiro ubutumwa ngiye gutanga, Mana, nkuko wabumaye ntaba ari igihugu aba ari wowe. Kugeza ubwo burabagira ngo bari nanjye, kandi ufashe bene data bakurikirana ubutumwa kuri kamera, umuntu wese abashe kuvanamo ibyo ngo akire, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma induru ziravuze, nimwumve akaga kaziye abapasitori mu nzego zabo zose, mu mirimo bashinzwe kuyobora. Noneho induru ziravuze, urusaku rurabaye rugeze ku isi yose. Reka dusome ari ndimo nsenga Imana mu butumwa bukomeye cyane buri mu gice cya mbere cya Yesayi, umuhanuzi Yesayi. Ni igice cyose ku murongo wa mbere ugera ku murongo wa 31, nushaka uhere ku wa kabiri. Reka dusome twihuse kuko mbona iminota mfite ari mikeya. Umbabajwe, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati, nongeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntubyitayeho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu rwego rw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Murongo wa 7. Reka uwa 7 muri hangana dusimbuke tugere ku murongo w'9. Yaba Uwiteka Nyiringabo atadusigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwa batware b'isodomu mwe, mutege amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu. Bantu b'igomora, ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Ntaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Murongo wa 16. Nimwihagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu bitukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Dore ye, umurwa wiringirwaga uhindutse maraya, umurwa wiringirwaga uhindutse maraya. Ahuzuraga imanza zitabera, hakababwamo no gukiranuka, none hasigaye arahabicanye. Ifeza zawe zihindutse inkamba, vino zawe zibaye umufungure. Abatware bawe ni abagome n'inshuti z'abajura.
umuntu wese muri bo akunda kugurirwa kandi akurikira impongano. Ntibacira imfubyi imanza, kandi imanza z'abapfakazi ntibazigeraho. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, umunyambaraga wa Isiraheli avuga ati, yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye, nziruhutsa ntuye abanzi banjye, kandi n'ababisha banjye nzabahora. Nzabashyiraho ukuboko ngukuremo rwose. Nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose inkamba zawe, ngukuremo inkamba zawe, icyuma cy'ibati. Nzagarura abacamanza bawe n'abajyanama bawe nk'ubwa mbere. Hanyuma uzitwa umudugudu ukiranuka, umurwa wiringirwa. Siyoni hazacungurwa n'imanza zitabera, kandi abahindutseho muri yo bazakizwa no gukiranuka. Ariko abacumura n'abanyabyaha bazarimburwa, n'abimura Uwiteka bazatsembwa. Muzakorwa n'isoni z'imirinzi mwifuje. Reka ndekere aho ngaho ko bibaye byinshi, ariko uze kugisoma ukirangize. Mvuga ubutumwa burimo kuvuga ngo induru ziravuze, urusaku rurabaye mu bapasitori, babaye mu bavugabutumwa, babaye mu bantu bakorera Imana mu nzego zanyu zose uko muyoboye. Mwanze kumvira Uwiteka Imana ibyo yabatumye, ntabwo ari byo mwakoze. Mwatangiye mukora neza, mugezemo hagati murarengwa, ariko kandi no kurengwa kwanyu ntabwo bigaragara, ahubwo harimo ibyaha. Hajemo ubusambo, mutangira kwiba, mutangira kuba abajura, mutangira gushyirishanyamo, guteranya, gusebanya. Ihinduka nk'amaraso mu maso y'Imana mu banga bicanyi, abasambanyi, abapasitori n'abavugabutumwa bafashe inkumi n'abagore bari mu matorero, bagira abagore barabasambanya, barangiza bakabwiriza ubutumwa bwiza, bagatanga igaburo ryera. Abandi babaye abajura, imirimo yabo bayikorera impongano. Imana yarabagaye. Imana yarabagaye. Ubu murimo gutegekwa amasengesho. Abapasitori n'abashumba n'abavugabutumwa n'abandi bose bahagarara imbere bakabwiriza. Muragomba guhura, ariko cyane cyane abafite inshingano za gipasitori mu nzego zanyu zose, mukora amasengesho yo kwiyeza, musabe Imana imbabazi, musabe leta zanyu imbabazi, ariko cyane leta y'u Rwanda muyisabe imbabazi ko mwarahemutse. Mwagomba gufasha leta, abaturage mukabashyira mu murongo, mukabaha discipline, mukabaha imyitwarire myiza ijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko mwarabayobeje, murabacuruza, murabagurisha, kugeza aho Imana ihagurukanye inkoni ikomeye ikoresheje leta. Kandi inkoni leta izabakubita muzayemera, utazayemera azahanwa bikomeye. Bamwe bazasohoka muri mwe bameture, bajye mu kabari, bajye gukora ibyaha ku mugaragaro, kuko iyi Bibiliya ijambo ry'Imana wayirishije akayicuruza birarangiye, ishyizeho umukato. Amateraniro yarambiwe, amateraniro avanze n'ibyaha, Imana irayahaze. Amateraniro avanzemo ubujura, Imana irayahaze. Turababaye cyane kubwo iyi nduru iri buvuze mu gihugu cy'u Rwanda. Mwatangiranye iby'umwuka, muherukije iby'umubiri. Imana ibagirire neza. Reka ngira ngo dusenge Imana. Wowe ukurikiranye ubu butumwa, ugerageze ubugeze kuri mwene so, kandi ubukurikira ubumva buguteye ubwoba, kuko niwanga kumvira n'ubundi ntabwo ibihano bizabura kukugeraho. Ariko nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, mukureho ibyaha byo mu ivugabutumwa, mukureho ibyaha mukorera mu masengesho, mu byumba by'amasengesho. Muhinduke rwose, kandi mugire imitima mishya, kuko muzakizwa no gukiranuka. Abarokotse bo muri mwe bazakizwa no gukiranuka. Abandi baziga guca imanza zitabera, baburanira abapfakazi, barengere imfubyi. Muzarokoka nimwemera mugakizwa no gukiranuka. Iminota irarangiye, iminota mfite ni mike cyane. Reka dusenge Imana. Ariko wowe wumvishije ubu butumwa, haguruka aho uri bikome mu gatuza, uvuge ngo Mana mbabarira. Urabizi babasambane bawe, urabizi harya wajya guca batakureba, harya nijoro, harya ku manywa. Ntimwatinye no gukorera ibyaha mu nsengero, Imana yarabibonye irababara. Imana yarababaye. Ntimwatinye gukorera ibyaha mu byumba, abandi babikoreye iyo ku misozi, ariko yababajwe n'ibyaha mwakoreye mu nsengero. Uyu munsi irambiwe amateraniro yanyu, nimwe yamuretse. N'abarimo baterana uyu munsi, Imana yarambwiye ngo nibitonde, kuko inkoni hano nabigiye kubageraho. N'abarimo bahagaze nta mutima bafite, ariko kandi itegeko riraguhigitse.
kugeza aho uzihanira mukajya mu murongo, Imana ikabemeza na leta mukorera mu murimo w'Imana. Uyu munsi niwemera ukuvuruza ibyiza byo mu gihugu, ariko niwanga ukagoma nkota y'Uwiteka Imana izakurya. Reka dusenga Imana. Mubwire ingibi bikomeye, nta munyu urimo, nta gasukari karimo, ni uburyane gusa, kuko induru ziravuze injereri zicuze mu matwi n'umwana mutoya. Ibintu bizandikwa bijya mu mateka, n'abana tuzabyara nyuma bazabimenya ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi no mu bindi bihugu bigiye kugerayo, kuko inkoni y'Uwiteka Imana irimo gukora akazi kayo. Mana turagushimiye, niwe waduhagurukije, niwe uduhaye umurimo ngo duhanure, kandi uyu murimo urakomeye. Nitutabikora natwe ubwacu tuzabizira, ariko kandi abangaba nibatabyumvira bazarimbuka bazize ko batumviye, ahubwo ntabwo bazarimbuka bazize ko batumvishe. N'ubundi ubu butumwa barabuzi, n'ibi bintu barabizi Mana, ariko ku mugaragaro abapasitori n'abashumba n'abayobozi bose b'inzego mu madini n'amatorero, ibi bihano bibagezeho koko, ariko ubwabo baha umutima wo kwihana koko nk'uko ubivuga, kugira ngo bace bugufi babarirwe ibyaha byabo. Ndagushimiye Yesu, kuko ugendereye abantu bawe, ushyizeho ngo ibyangombwa byatukura tukutuku nahinduka umweru. Birababarirwa, byaha birababarirwa, kuko uri umunyembabazi nyinshi. Izina ryawe ryubahwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iguhe